Hello guys, welcome to my YouTube channel. Mumeze mute? Mureke mbibwirire ukuntu umwaka wagenze, ukuntu nasoje umwaka, nanabahe gist. Mbafitiye inkuru z'ukuntu nakotoye muri trip iva Kampala. Guys, umwaka wa 2025 nimba hari umuntu wawusoje neza ni njyewe. Nawusoje, ubundi njyewe nasoje umwaka mbere y'uko 30 zigera. Ariko ndaje mbahe amakuru, ndaje mbahe inkuru zose, murebe ahantu ndi kugenda. So guys, nari ndi muri pause yo ku kazi, ndavuga uteka mbiganiririza. So umwaka rero ujya kurangira 2025, nagize trip, ni kimwe mu bintu byanshimishije muri 2025. Nagize trip ijya Uganda muri Kampala. Ndagenda nshyiraho video, gusa ntabwo nafashe ibintu byinshi kubera ko baratubwiye ngo Kampala niba ari ikintu bakora, ngo Kampala bariba, ngo nuramuka ukuyemo telefone ukagira ibintu ufata, telefone yawe muzahurira mu ijuru. Yabashije kugerayo cyangwa we wagiye. So guys, let me show you, nambaye agapira keza, mbere yuko mbaho inkuru za 2025 iri kurangira. Umva nakotoreye muri bisi mw'abantu. Mind you guys, nakoze trip ijya Kampala, akiyo trip nayikoze muri bisi, nagiye na bisi, ubutaha we fly by God's grace. So guys, nambaye agapira keza, reka mbanze nkabereke ubundi nze baha amagist, okay? So guys, dore agapira nambaye, aka gapira, you see the back. It's giving, right? Aka gapira nakabonye ndabona ati cyakoze. Mukobwa ryoha 2026 ngomba kuba umukobwa a little bit more, kubera ko ibintu byo kwambara ama-t-shirt n'ibiki, ariko inzara zo ni ibindi bitangaza. So aka gapira ko mana yanjye, yes we, it's giving. Mfite akandi gasa nako neza gutya k'icyatsi gutya kiribara, ariko ko katameze kuri inyuma. So nakabonye nubwo mfite akandi kako ndavuga ati wapi, ntabwo nagira gute, ntabwo nakareka. So guys, mureke rero mbaho inkuru noneho, twageze ku gihe cya gist. So muri 2025 irimo kurangira, nkuko nari nabivuze, nagiye Kampala by God's grace. Urugendo rurerure kujya Kampala na bisi ntabwo ari ibintu byoroshye. Twakoresheje nk'amasaha kuva Nyabugogo, twahavuye 7 PM, kugera Kampala mu mujyi twahageze undi munsi ukurikiyeho saa 5 z'amanywa. Guys, Kampala haba jam, ninkubwira ngo haba jam iteye ubwoba, ushobora kumara amasaha ngahe muri jam. But iyo ngiyo ntabwo ariyo gist y'uno munsi, ndi bugende wenda mbereka utuntu dutoya. Kampala niho hantu ugera ukavuga uti cyakoze nshobora kuba ntakennye ndi umunebwe, kuko ikintu cyose kibaho cyose kirakorwa Kampala. Noneho njyewe guys, twarinze tugera Kampala mu mujyi, nta namenya yuko twagezeyo, ngo byagenze gute. Urumva Kampala, guhera aho twinjiriye mu mujyi nabonaga ibitoki byanitse hanze. Nyine bari gucuruza ibitoki, bari gucuruza ibintu byose, hari akavuyo, ibintu byose bihari. Noneho ngiye nkumva ko mu mujyi, urabona i Kigali mw'abantu ntabyo kuvuga ngo urafata ibintu byose ngo bitereke aho ubonye, like what? No, ntabwo byashoboka. I Kigali ntabwo wapfa kuvuga ngo urafata inyanya ngo udandike mu mujyi rwagati, wapi. Kampala ho rero inyanya hariya, ibitoki ibiki. So twarinze tugera Kampala ntaye namenya yuko twagezeyo. Byaje kurangira nicaye hasi. Ibi ntabwo biba byoroshye. So mbaza umuntu twari twicaranye, nari nicaranye n'umuntu w'umunyakenya muri bisi, ndamaze se turagira Kampala ryari, kuko numvaga tugeze nko mu mujyi ubanziriza Kampala aribwo tugiye gufata urugendo rwinjira muri Kampala. Ndamubaza se turagira Kampala ryari, arambwira ati twahageze already. Oh my god, ntabwo numvaga yuko twahageze. So ndibuze kubereka utuntu gusa, ntago mu by'ukuri nafashe ibintu byinshi, nari nifitiye n'ubwoba, batubwiye ngo Kampala bariba. Ikindi
ikintu cyanshimishije simbizi kujya kuri moto muri abantu abakwirwaho mwese nushaka ujyeho uterure n'igitoki uzane n'inkoko ushyireho uzane n'ihene uzane n'inka nimubasha kujyaho mujyeho murakwirwaho muri 3 cyangwa 4 umva cyakoze boroshya ubuzima bituma ubuzima nyine ubona ko butari compliqué cyane nk'ukuntu umva aho meze mbihera inkuru rero aho ngaho ibyo bya Kampala umva byarandyoheye yari trip iryoshye yari trip nyine yambereye nziza kandi icyo nagiye yongeye gukora ndibuze gushyiramo wenda utuntu dutoya. So guys, I'm a Jesus girl as I mentioned, so nagombaga kuba ndi gusenga rabashakarara. Yeah, it's not funny though. Ikintu nari ngiye gukora man nabonye ubuntu bw'Imana pe. It was by God's grace ako nabonye n'ubuntu bw'Imana byambere byiza byaba experience nziza gusa narananiwe ku rwego rw'uko namaze nk'ikindi cyumweru cyose maze no kuvayo numva mfite ibitotsi kuko naje uwo munsi mitira mu kazi nagiye ari vendredi ngaruka dimanche nijoro ubwo urugendo n'ubundi rwafashe umunsi wo kuwa mbere mu gitondo so narananiwe bitabaho. So mbaho inkuru rero mbona umuntu w'umucelebrity wo mu Rwanda muri trip mu modoka nyine ndi kuva Kampala mushyeho mbe mpiye ku muntu w'abandi wari wabona ukuntu ubona umuntu ukabona hari ahantu muzi ukagira ngo muraziranye atari umuntu muziranye ari umuntu uzi w'umucelebrity cyangwa umuntu ujya ubona ku mbuga nkoranyambaga byabayeho. Nabonye uwo muntu ni icyamamare pe, uwo muntu ni icyamamare ni umukinnyi wa filime hano mu Rwanda ukina no muri filime zinazwi cyane bamenya filime nyine zizwi cyane kandi tunakunda ndamubona muri bisi. Noneho njyewe nize ku bigo bitatu muri primaire niga ku bindi bibiri nyine nk'ibisanzwe muri secondaire. Noneho hari ukuntu njya mpura n'abantu nkabona wenda isura ndayibuka ariko wenda nkumva izina ntago riri guhita riza nimba ari umuntu duherukana mu bwana ariko nanone ntago nzi kwirengagiza umuntu tuziranye ni iyo nkubonye nyine urabibona yuko tuziranye. Noneho ntangira gushya kuri uwo muntu ntangira kumenya nkamureba nkabasubiye umuntu kumbona muzi basi uyu muntu turaziranye se twiganye muri primaire twiganye hehe ibintu nk'ibyo ngibyo nimba yarabonye namukanuriye nimba yarabonye byagenze gute mva nawe mbere umwana mwiza ati hi nanjye nk'umukobwa w'i Kigali hello I think I know you. You think you know who? I think I know you. Nigize shaho umuntu yes we nigize umuntu tuziranye nigize umuntu wagira ngo nyine turi abantu basanzwe baziranye. Noneho nayo ndi kumwe n'umuntu twari turi kumwe hari umuntu twari turi kumwe she's my sister in Christ. Arambwira ati ura no celebrity ntago muzi akina filime. None abimbwira uwo muntu ariko n'umukobwa ari kumva dore ngo ndakotora ngabura ahantu ndeba yarandebye araseka arabibona yuko mbaye shocked nawe buri kintu ambwira twese turaseka and I was like wow hello isoni ziranyica numva ndakotoye ariko ku bw'amahirwe nyine ambera umwana mwiza ahita ambwira ngo hello ngo no ngiye ahubwo nase mvuga ati nagize ngo ni inshuti yanjye ya kera. Uwo muntu rero uwo muntu twaturi kumwe ati wari ugize ngo ni inshuti yawe ya kera wari uzi ko muziranye he uwo mucelebrity ambera umwana mwiza ahita avuga ati nundi turi inshuti za kera turi inshuti guhera kera byahehe ari ugukavaringa situation kwa kundi mwese mubona yuko ibintu byabaye awkward mugabo n'ikintu mukora umva isoni ziranyica mana yanjye ariko yari umwana mwiza ambera umwana mwiza dutaha nyine atifunze ari kwisekera yibereye umwana mwiza mana ndavuga ati cyakoze umva ko abantu bagira ngo iki ndakotoye mu buzima bwanjye. Umva rero mbabwira indi story. Okay, mu gutangira umwaka rero kuri 31 nagiye mu gitaramo cya The Ben na Bruce Melody mwabana. Okay, kamaze babwire muri 2025 numvaga ndi umuntu ukunda kumva indirimbo ziri gospel cyane pe numva indirimbo ziri gospel I'm a Christ babe so
nkunda kumva indirimbo ziri gospel cyane, bitavuze yuko kumva izindi indirimbo zidahimbaza satani ari icyaha. Njye ipfa kuba indirimbo idahimbaza satani cyangwa itarimo ibintu bya spirit of lust and something like that, no, mu gihe ari indirimbo y'urukundo, indirimbo iri aho nta kibazo pe, ntabwo ari icyaha. Gusa ngiye kuri njyewe nkunda kumva gospel songs. So mbabwira ukuntu rero nigize cool, mba ndagenda bateka njye gutangira umwaka kwa The Ben na Bruce Melody, nari ndi kumwe n'umushiti wanjye, naho ndi bushyiremo utu video dutoya. Nagiye se nigize cool nzi ko indirimbo nzibuka, hagiyemo indirimbo se za Bruce Melody nkakanura nk'ikigoryi, indirimbo ikazajya ijyamo nkumva ndayizi, nkumva mind nayo maze umwaka wose najya numva indirimbo zitari gospel. Ubwo n'uvuga ngo umwaka wose numvaga indirimbo ziri gospel music. Umukobwa muzima hajyamo indirimbo ya Bruce Melody, nkibuka agatangira akandika akanyobera, nkibuka vibes ndazibura, biranyobera, ndavuga tuzi n'ibindi, I think I don't belong here. Man, umuntu twari turi kumwe nawe yarumiwe, arambwira se yemwa ko ushaje, umva ubwo ngo nigize cool, nambaye akajipo kanjye keza, nigize cool, banagenda kotoye. Cyakoze za The Ben izo nibukagamo, mva nge ntababeshye nta ruhande na biriya bya competition n'ibiki, nta ruhande na rumwe nari ndiho, mva bose nari ndi kubafana, indirimbo igiyemo iryoshye narayenjoyingaga ariko kuziririmba byarananiye ndakanura. Umuntu twari turi kumwe arambwira ati rega urashobewe, ubu yaba ari mbonye uba wahanishije wenda kumena amatwi, none hagiyemo indirimbo wigize umuntu uri cool, wigize iki, birakuyobeye. Umva ndakotora ndaza gushyiramo video, nari ndi kurya indimi, bazajya bashyiramo indirimbo nkashaka amagambo nkumva ndibuka iritangirira isoza, ndazibura, naho ndakotora mana. Uyu mwaka nkurangizanyije koto nyinshi, mva narakotaguye mu ntuze mu gitaramo, nk'umuntu wari undi iruhande yarabaze uyu muntu yaje kureba iki mu by'ukuri iyo yigumira mu rugo, ko ibintu byamucanze, ko ibintu byamuyobeye. So mva ntangiye cyakoze umwaka neza, nubwo ibyo bintu byose byabaye, ariko uyu mwaka 2025 yangendekeye neza, 2026 nayo iratangiye. Umva mfite courage, nzabaha ibiganiro byinshi, mfite gahunda yo gukoramo ibiganiro byinshi, ndumva mfite courage. So ubundi ubungubu pose sirangiye, we pose y'akazi sirangiye, mva kansubire mu kazi. So hano hantu ndi kambereke. So guys, pose y'akazi ndakeka irangiye, umva kansubire mu kazi. So guys, kansubire mu kazi, umva ahangaha niho nkorera Kibagabaga, hara ni ku muhanda wa Kibagabaga, umva nari nagiye shaho. So guys, hano niho ku kazi Beauty Smile, dukora removable veneers. So ahangaha niho ku kazi, abantu bose bajya bakunda kwambara removable veneers, ibyo byose si ubwa mbere njye nabo tubonanye muri Beauty Smile. Sandrine, say hello. Hi guys. So guys, nagarutse mu kazi, kabona akazi k'abandi. Love you, happy new year 2026.